umukiranutsi wafashaga abantu bose atarobanura, ariko ikibabaje nuko yaje kwicwa nabi. Uwo muntu ni Yesu, sinzi niba umuzi, umuntu utaritaweho kuko yari umukene, yarubahutswe cyane birenze urugero, ariko arihangana kuko yarazi icyo akeneye. Bibiliya ikomeza itubwira ibye, ko yahoze mu ijuru yubashwe cyane, ariko abonye uburyo abantu tugiye kurimbuka, tuzize ibyaha byacu, maze araza araducungura. Uwo muntu ni Yesu, sinzi niba umuzi, umuntu utaritaweho kuko yari umukene, yarubahutswe cyane birenze urugero, ariko arihangana kuko yarazi icyo akeneye. Umva inkuru iteye ibyiringiro, nuko nyuma yo kwicwa agahambwa yarazutse, ubu ari mu ijuru none agiye kugaruka, guhemba abamwizeye maze bakamukorera. Uwo muntu ni Yesu, sinzi niba umuzi, umuntu utaritaweho kuko yari umukene, yarubahutswe cyane birenze urugero, ariko arihangana kuko yarazi icyo akeneye.